ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugiye nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguha inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe yewe mugenzi ujya mu ijuru. Ndakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri uyu mwanya mwiza, aho tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana, ariko tuvuga ku ngingo y'imirire. Birumvikana ko ari cya kiganiro cyacu kigarutse cy'ibyo kurya bikiza. Rero twagarutse tugira ngo twongere tuganire uko dushobora gukoresha ibyo kurya iwacu bikaba bishobora kugirira imibiri yacu akamaro, bikadukiza indwara ndetse bikadutera gukomera. Uyu munsi rero turaganira akamaro k'inyubakamubiri, abarundi bita ngo ni indemamubiri. Nibyo turi bwige mu ndimi z'amahanga ni poroteyine. Inyubakamubiri niyo uyu munsi turi buganireho. Ngewe tugiye kubana, nitwa Mboneza Thomas. Reka dusenge hanyuma dusesengure iyi ngingo. Urakoze nyaguhora ku ngoma, tugutamba igitambo cy'ishimwe mu masaha nk'aya, kuko wabanye natwe, waraturinze, waturemeye ibikwiriye byose bishobora gutunga imibiri yacu. Uhabwe icyubahiro. Duhe kumva amategeko n'amabwiriza yawe agenga imibiri yacu, agenga impagarike, ndetse n'amategeko wandikishije atugenga, kugira ngo nituba beza tukagira imico ikwiriye abana bawe, tukagira ubuzima bwiza duhimbaza urukundo rwawe. Bene data bari hirya no hino badukurikiye, tubashyize mu biganza byawe, kugira ngo usange imitima yacu, twese uduhe kumva no kumvira, kandi uduhe umwete wo kubishyira mu bikorwa bizaduha ubuzima bwiza, mu izina rya Yesu, amen. Twongeye rero kubaha ikaze muri uyu mwanya aho tugiye kwiga akamaro k'inyubakamubiri. Iyo dusomye neza mu byanditswe byera, dusanga Imana yaratanze amategeko, itanga amabwiriza agenga imibereho y'umuntu, ndetse bikazamuha imibereho myiza. Iyo dusomye neza mu gitabo cyo Guteka kwa kabiri, ni igice cyaho cya 4 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6, haranditse ngo dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abari ko mugenzereza mu gihugu mujyanwemo no guhindura. Nuko mujye muyitondera, muyumvire, kuko ari ku bwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati ni ukuri iri shyanga rikomeye, ni ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Abantu b'Imana nibaramuka bize neza, barangiza bagakurikirana amabwiriza Imana yaduhaye, dore ko Imana niyo yaturemye, nk'uko iyo tugiye kugura ibikoresho ku isoko bitandukanye, ujya usanga uwagikoze yarashyizemo agapapuro kagaragaza amabwiriza y'uko kigomba gukoreshwa. Niko natwe umuremyi wacu yaduhaye amategeko y'uburyo dushobora gufata imibiri yacu. Niyo mpamvu ngo abazayumvira, ngo abandi bazabatangarira, ngo bavuge ngo ni ukuri iri ni ishyanga ry'ubwenge n'ubuhanga. Niyo mpamvu muri iki kiganiro cyacu kitubwira ibyo kurya bikiza, turi buze kwibanda ku nyubakamubiri, ariko tubanje gusobanukirwa neza ko guteka atari ikintu abantu bagomba gufata nk'akantu koroheje, nk'akantu k'akaregeya mu bumenyi, ku buryo abantu benshi bakunda kujya mu mashuri atandukanye bakiga imyuga itandukanye kuko bazi ko izabagirira umumaro, ariko ugasanga ingingo ijyaniranye no guteka neza batajya bayitaho. Mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, ni icyigisho cyaho cya 14
mu ngingo ya 393 haranditse ngo abantu bamwe bahamagarirwa gukora inshingano zifatwa nk'izicishije bugufi nk'umurimo wo guteka, nyamara ubuhanga bwo guteka si ikintu gisuzuguritse. Kugira ngo umuntu amenye ibyo aravanga, amenye urugero arabivangamo, amenye ibyo umuntu wese akeneye, amenye ibyo umwana akeneye, amenye buri kantu kose, ntabwo ari ubumenyi buciriritse. Ubumenyi bwo gutegura ibyo kurya ni rimwe mu masomo y'ingenzi asumba isomo rya muzika cyangwa iryo kudoda imyenda. Ndasubiramo, ubumenyi bwo gutegura ibyo kurya ni rimwe mu masomo y'ingenzi asumba isomo rya muzika cyangwa iryo kudoda imyenda. Akenshi ivugurura ry'ubuzima rihindurwa ribi bitewe n'imitegurire mibi y'ibyo kurya. Kutagira ubumenyi mu gutegura ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro bigomba kubanza gukemurwa mbere y'uko ivugurura ry'ubuzima rigera ku ntego yaryo. Abatetsi beza usanga ari ingume. Abatetsi bazi ibikwiriye, bazi ibigomba guhuzwa, bazi ibidahuzwa, bazi ibyirindwa, ngo ni ingume, ni bake cyane ku isi. Abagore benshi cyane bakeneye kwiga guteka kugira ngo bagaburire imiryango yabo ibyo kurya byatetswe neza kandi byateguranywe isuku. Uwo niwo mugambi dufite, niyo mpamvu tunyuzamo ibi byigisho kugira ngo nawe usobanukirwe. Ntimugakerense kwigisha abana banyu uburyo bwo guteka. Mu kugira gutyo muba mubacengezamo amahame bagomba guhabwa mu burezi bw'iyobokamana. Mu guha abana banyu amasomo y'imikorere y'umubiri no kubigisha uburyo bwo guteka bworoheje kandi bw'ubunyamwuga, muzaba mubahaye urufatiro rw'ingenzi rwamwe mu masomo y'uburezi. Gukora umugati mwiza kandi woroheje bisaba ubuhanga. Ntabwo ari ikintu cyo gupfa kwirukira gusa, ahubwo tugomba kwiga guteka neza kugeza igihe tubibashije, kugeza igihe umuntu wese utetse amenya ngo ndatetse ngaburiye uru rugingo nuru byose birariye. Niyo mpamvu muri iki gitabo mfite cyitwa Inama ku babyeyi, abarezi n'abanyeshuri, ku ipaje kuri izi zo hepfo ni paje 251, naho izi zo ku ruhande ni 313, haranditse ngo ubuhanga mu byo guteka si ikintu kigomba gukerenswa. Ubuhanga mu byo guteka si ikintu kigomba gukerenswa. Ubumenyi ngiro bwo gutegura ibyo kurya ni umwe mu myuga y'ingenzi kurusha iyindi. Ukwiriye guhabwa agaciro gakomeye cyane mu yindi myuga, kuko ufite isano ikomeye n'ubuzima bwacu. Imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge zikomoka hanini mu byo kurya turya. Bityo umuntu uteka ibyo kurya agomba guhabwa agaciro n'umwanya ukomeye. Abasore n'inkumi bagomba kwigishwa uburyo bwo guteka budahenze. Abakobwa n'abagore by'umwihariko bagomba kumenya guteka. Ni uwuhe mugabane w'uburezi bw'umwana w'umukobwa waruta uyu nguyu? Nubwo wamutoza, nubwo wamujyana mu mashuri akomeye, ariko ngo nk'umwana w'umukobwa nta burezi wabona bwaruta kumwigisha guteka. Imibereho yaba afite iyo ari yo yose, yaba ari umukire, yaba ari umukene, agomba kwiga uyu mwuga. Imibereho yaba afite iyo ari yo yose, agomba kwigishwa gushyira mu bikorwa ubumenyi. Ni ishami ry'uburezi rifite imbaraga zigaragara ku buzima n'umunezero. Kumenya guteka umugati mwiza ni iyobokamana rishyizwe mu bikorwa. Kumenya kotsa umugati mwiza utaremereye, utagoye, ngo ni iyobokamana riba rishyizwe mu bikorwa. Rero bantu b'Imana, uyu munsi twagennye yuko tureba akamaro k'inyubakamubiri nk'uko twabibigishije ubushize. Twabigishije ko iyo umuntu agiye guteka neza agomba kwita ku bintu 6, akareba ko abashinzwe babibonye buri munsi. Agomba kureba ko babonye inyubakamubiri, akareba yuko babonye ibiryoherera, akamenya yuko babonye ibinyamavuta, akamenya ko babonye amavitamine, akamenya ko babonye imyunyungugu, kandi akamenya yuko uwo munsi babonye amazi ahagije. Uyu munsi rero turavuga kuri icyo cyambere cy'inyubakamubiri. Tuzagenda dusobanura ibindi uko umunsi ugenda uha undi kugeza igihe byose tuzabisobanukirwa. Inyubakamubiri
ifite imimaro igera kuri 14 ifitiye umubiri wacu. Icya mbere niyo miganda yo kubaka no gusana ingirangingo n'imihore. Inyubakamubiri irubaka, igasana ingingo n'imihore. Icyo ni kimwe. Icya kabiri niyo irema ingingo, ituremera uruhu iyo rwashaje, rusaza buri minsi 21. Ituremera umusatsi iyo washaje, ubona kukura bakogosha hakaza undi, ni iyo nyubakamubiri nigendiremo uwo musatsi n'ubundi bwoya buba ku mubiri. Niyo ikiza ibisebe, iyo wakomeretse iraza igisebe ikagikiza hagahinduka inkovu. Uku ni ukurema ingingo. Niyo irema uturandaryi two mu gifu no mu mara. Utwoya tuba mu gifu ntago dupfuka ngo dushire, mu mara habamo utuntu tusa naho tugiye dushingamo ku buryo ibyo kurya bigenda bizenguruka binyuramo. Ubwo nizi proteine inyubakamubiri cyangwa se indemamubiri nizo zibirema. Niyo irema insorontuku. Iyi nyubakamubiri niyo ituremera insorontuku. Umuntu agira insorontuku zigera kuri 5 miliyoni mu maraso ye. Iyo adasinziriye umunsi umwe, mu ijoro rimwe atakaza 800,000. Iyo ari gukora imirimo agenda atakaza n'izindi zitandukanye. Niyo mpamvu iyi nyubakamubiri ikenewe kugira ngo yongere kurema izindi buri munsi. Iyi nyubakamubiri niyo ijya ituremera amagufwa, umuntu agahagarara neza, akumva nta kibazo, agakomera hagati y'igufa n'irindi ntibikoraneho. Niyo igenda ibidukorera, irema imihore, ingirangingo n'amagufa atandukanye. Icyo ni icya kabiri, nuko mu kintu inyubakamubiri tumaniye ari ukuturemera ingingo zigenda zisimbura izashaje, zigenda zisimbura izapfuye, ndetse n'izigenda zisimbura izangiritse. Icya gatatu ni ugukora imisemburo mvuzo ituma ibyo kurya bikora neza no kugera aho bishinzwe. Ibyo turi kuvuga biri mu gitabo cyitwa Iby'ingenzi mu ibwirizabutumwa ry'ubuvuzi. Mu Cyongereza ni page 137, ni chapter 5, ni chapitre ya 5 yitwa proteine. Abyo niho muzabikura, ndetse n'abafite igitabo cyitwa Croquer la vie bashobora kureba iki ingingo ivuga proteine. Ndakeka harari ikigisho cya 10 muri icyo gitabo, naho bashobora gukuramo byinshi. Rero iyi nyubakamubiri ituremera imisemburo mvuzo. Uyibona kunywa amata yaba akigera mu nda, yagaruka kaza amaze kuvura uwo mwanya. Nuko hari imisemburo mvuzo ihita yavuza kugira ngo umubiri ubashe gutandukanya amavuta n'amazi ndetse n'ibindi bigize bya byo kurya wariye. Iyo rero ibyo kurya uriye bishobora kuba birimo amavuta, bishobora kuba birimo proteine, inyubakamubiri, bishobora kuba birimo imyunyungugu n'ibindi bitandukanye. Hari imisemburo mvuzo izitwa enzyme zigomba kugira ngo zibijyemo kugira ngo bibashe gucagagurika kugera ku rwego umubiri w'umuntu uri bubibashe. Rero iyo misemburo mvuzo iremwa n'izi nyubakamubiri. Icya kane, iyi nyubakamubiri niyo ituma umubiri uhagarara neza, amaraso akaremwa neza, umuntu akagira itoto, umuntu akaba afite umubiri woroshye, atumagaye, adakushutse, atavunguka, mbese atafufuka ngo ubone ku mubiri we hari ibintu biri kuvaho, ku buryo ubona afite itoto n'amavuta mu mubiri, biterwa n'iyi nyubakamubiri. Icya gatanu, nizo ziyobora neza amavuta, imyunyungugu n'amavitamine, ndetse n'umwuka mwiza ukagera aho ukenewe hose. Iyo umuntu adafite izi nyubakamubiri zihagije, umuntu ashobora kurya ibyo kurya byiza bifite intungamubiri, ariko za ntungamubiri ntizigere iyo zijya kubera ko zitabonye uko zigenda. Rero izi nyubakamubiri nizo zituma amavuta twariye, amavitamine twariye, ndetse n'umwuka duhumeka ushobora kugera aho ukenewe hose. Icya gatandatu, zijyana urugimbu rwiza mu mitsi minini, zarangiza zigakuramo urugimbu rubi kugira ngo rubashe gusohoka kuko ruba ruteje akaga. Wakwibaza utese uru rugimbu rubi ni urumeze ute, rwakomotse he?
hari igihe abantu bashobora kuba bakoresheje amavuta aremereye ayo bita saturated fat, niyo amavuta utereka akavura abyara urugimbu rubi. Hari igihe abantu bashobora kuba bari ibyo kurya birimo amavuta bishyuhije, ibyo bibyara urugimbu rubi. Hari igihe abantu bashobora kuba batetse amavuta ariko yigeze kongera gutekwa, aho ibyo bibyara urugimbu rubi. Hari n'igihe n'ibisazirwa biri mu mubiri, amavuta yasaziye mu mubiri ajya abyara urundi rugimbu rubi. Rero inyubakamubiri iyo zigeze mu mubiri zikuramo rwa rugimbu rubi, zarangiza zikajyana urugimbu rwiza, amavuta meza yo kubobeza umubiri kugira ngo amagufa akore neza, imihori ikore neza, imitsi ntiyumagare n'ibindi bitandukanye. Icya karindwi ni uko zituma amaraso ataba amazi akagira ireme, ku buryo umuntu adakomereka ngo amaraso atembe nk'uko amazi atemba, ahubwo ugasanga agahita avura, akaba atari ikivuguto cyane ku buryo ashobora gutera abantu imisonga idafite impamvu, kandi akaba atari amazi ku buryo igihe umutsi ushobora kuba ucitse yameneka umuntu akaba ashobora guhita apfa. Nta kindi rero kibikora n'izi nyubakamubiri. Icya munane, zituma imisemburo ngengamubiri izerera mu maraso no gukoresha umubiri icyo wagenewe. Imisemburo ngengamubiri ku bantu batayizi nizo bita hormone, ni imvubura, ivuburwa n'imvubura, noneho ya misemburo ikagenda igakoresha umubiri. Ndatanga icyitegererezo. Iyi misemburo ngengamubiri niyo imenya ngo uyu mugore ubwo yabyaye akeneye ko haza amashereka, ubwo atwite imihango ntihagarare. Mbese iyi misemburo ngengamubiri niyo ikoresha umubiri bitewe n'uko byabaye, n'uko byaramutse, n'imyaka ugezemo, bikagenda uko umubiri uhindagurika bikoreshwa n'iyi misemburo ngengamubiri. Iyi misemburo ngengamubiri rero ikorwa, cyangwa se izi nyubakamubiri zituma iyi misemburo ngengamubiri igenda neza mu maraso kandi igakora icyo yagenewe. 9, izi nyubakamubiri zivamwo abasirikare bashinzwe gutata bakamenya iyi ndwara ziri, iyo mikorobe zageze, umubiri cyawuteye, noneho n'ingano yazo n'ubwoko bwa mikorobe, noneho ba basirikare bagatanga amakuru kuzo bita globule blanc, insoro zera, maze nazo zigatanga abasirikare bo kujya kurwanya za mikorobe. Icya 10, izi nyubakamubiri zitera umuntu kwihambira ku nshingano, umuntu agagira uruhu rukeye, umusatsi ukaba ukomeye, n'inzara ntizivungagurike. Hari igihe umuntu ajya agera ahantu yaba agiye gushaka umuntu runaka, yaba akihagera bati ntawe uhari, ati niba ari byo ndigendeye. Burya hari n'igihe ushobora gusanga inyubakamubiri ari nkeya, umuntu bakamubwira bati ngaho terura, yaterura kumva biramunaniye, ati niba ari byo ngibyo ndabiretse. Ariko ugasanga undi we arihambiriye, aranyeganyeje, ashyize ku ivi, ashyize ku rutugu, bikazagera ku mutwe, akaba ashobora kuzabigeza iyajya. Undi we atamurusha imbaraga, atamurusha ibigango, atamurusha imyaka, wagahita abireka hakiri kare. Noneho icya 10 ni uko izi nyubakamubiri zirema kandi zikongera amashereka ku bari konsa. Inshuro nyinshi hari igihe abantu batajya bita kuri izi nyubakamubiri mu mirire yabo, babyara bakabura amashereka, cyangwa baba bari konsa bakabura amashereka, ugasanga wenda umuntu afite amashereka ahagije mu minsi runaka, ukazabona hari igihe abuze ya mashereka, nyuma yaho akazongera akagaruka. Bigaragara ngo hari igihe cyageze ntiyarya inyubakamubiri ihagije, igihe cyari kigeze ngo ya nyubakamubiri mukorera amashereka, uwo munsi arabura. Noneho icya 12 yongera imbaraga n'ubushyuhe ifatanije n'amavuta. Iyi nyubakamubiri iyo ihuriye n'amavuta mu mubiri, nibyo bijya byongerera umubiri imbaraga, umuntu akumva afite imbaraga z'umubiri, umuntu akabumva afite ubushyuhe bw'umubiri, ntagire imbeho nyinshi, kandi n'izuba ryava ntiyumva ahiye cyane ku buryo ananirwa kwihanganira ubwo bushyuhe. Icya 13 niyo ikoresha umubiri neza igihe winyagambura, kugira ngo ushobore kunyeganyeza ukuboko, ugusubiza inyuma. Hari igihe ubona hari abantu basa naho babaye mekaniki, basanga amaboko ntibayanyeganyeza,
ugasanga uwo mubwiye ngo yishime mu mugongo ntiyahagera. Burya uko inyubakamubiri z'umuntu zigenda ziba nke niko umubiri we ugenda ukomera ku buryo kuwunyeganyeza bimugora. Niyo mpamvu kugira ngo dushobore kunyeganyeza umubiri twinyagambure duhindukire ku buryo wumva mbese wumva ufite umudendezo, mu cyongereza bacyita ngo ni freedom. Mbese wumva uri libre, umubiri wawe woroshye, biragusaba yuko uba ufite inyubakamubiri zihagije. Icya 14 aricyo cya nyuma, ifite uruhare ruhagije mu bituma umuntu areba neza. Amaso burya nyine ni inyubakamubiri, abarundi bo bayise ngo ni indemamubiri. Urebye nta rugingo na rumwe iyi nyubakamubiri itageramo. Niyo mpamvu iyo ihuye na vitamine A byubaka umubiri neza. Kuko vitamine A nayo uhereye ku mutwe ukagera ku rwara rwo ku kirenge nta hantu idakora. Usanga niyo isana, niyo yubaka umubiri, niyo usanga irinda, mbese ugasanga hari ukuntu ikorana neza n'izi nyubakamubiri. Rero abantu b'Imana, izi nyubakamubiri ni ingenzi kandi zirakenewe. Ariko wakwibaza uti none se umuntu yaba yikeneye ku rugero rungana rute? Inyubakamubiri dukeneye nuko tuyikeneye ku rugero rwiza rukwiriye, kandi buri wese akaba agomba kubimenya kugira ngo itaba nke cyangwa se ikabishobora kuba nyinshi, kuko byose bishobora kugira ingaruka. Ariko ingaruka zikunda kugera ku bantu bakoresheje inyubakamubiri zikomoka ku matungo cyangwa se ku nyamaswa. Niyo mpamvu rero tugira ngo turebe urugero umuntu akeneye ku nyubakamubiri. Umugore akeneye garama 46 ku munsi, naho umugabo akeneye garama 56 ku munsi. Utwite n'uri konsa bakeneye garama 60 ku munsi. Iyo ushaka kumenya neza inyubakamubiri ukeneye ugendeye ku biro, ufata ibiro byawe ukabikuba na 0.8, uhita ubona ibyo ukeneye ku munsi. Ndabaha urugero, wenda ni umuntu ushobora kuba afite ibiro 60, yaba akeneye inyubakamubiri inganite ku munsi. Arafata bya biro bye 60 narangiza kube na 0.8, arabona ko akeneye garama 48 ku munsi. Urwo ni rwo rugero fatizo rwiza, kugira ngo ufite ibiro byinshi akoreshe nyinshi, n'ufite ibiro bike yakoreshe nke. Ibyo byafasha. Ariko twongere twubabwire ngo by'umwihariko abatwite, abagore bonsa bakeneye nyinshi kuruta abandi. Niyo mpamvu bo bagera kuri 60, garama 60 ku munsi umwe ikenerwa buri munsi. Niyo mpamvu mu bantu bamwe mu bahanga bavuze ngo niyo bita RDA bivuze iki? Ni recommended daily allowance. Recommended daily allowance bivuga ngo buri munsi irategetswe kandi irakenewe buri munsi. Noneho abo ni mu bahanga bagerageje kubivuga, muzabisoma nko mu gitabo cyitwa iby'ingenzi mu ibwirizabutumwa ry'ubuvuzi, ni ku ipaje 137 mu cy'icyongereza. Iyi nyubakamubiri dukeneye kandi tukayikenera buri munsi, tugomba kwibaza tutese iyi nyubakamubiri dukeneye buri munsi turayikurahe? Hari ibintu turi buyikuremo tugira ngo tubabwire n'urugero irimo. Uramutse ufashe garama 100, waba ufitemo inyubakamubiri ya 28. Garama 100 z'ibishyimbo ziba zirimo garama 28 z'iyi nyubakamubiri. Ubwo ibishyimbo na rantiye byose biba bifite urugero rumwe. Garama 100 za soya ziba zirimo garama 37 z'inyubakamubiri. Naho ubunyobwa muri garama 100 haba harimo 26. Ibihwagari haba harimo 26. Amashaza haba harimo 19. Iyo bita avoine ni ibinyampeke bikunda kuza bimeze nk'ibiheri, haba harimo 17. Umugati wuzuye ni wa wundi wafashe ifarini n'ifu y'ingano n'ifu ya soya ukabihuza, ugashyiramo pakimaya nkeya, ugashyiramo akunyu gake, uwo mukati wuzuye uba ufite 14. Naho amakaroni agira 13. Ingano zigira 10 n'ibice 4.
ibirayi bigira 2.7, umuceri ugira 7, inyanya zigira 1.2, ibihumyo bigira 2.9, ibigori bikagira 9, amashaza y'urunyogwe agira 5, igitunguru cya onyo kigira 1.6, kokombure igira 0.7, kokonati igira 3.3, avoka igira 2, ironji rigira 0.9, naho amavuta ya elayo n'ibiyikomokaho bigira 0.8. ubwo ni uburyo ushobora kubona ibyo wenda ushobora kureba wowe ibiri hafi yawe, cyangwa se ukaba ushobora no kureba mu bindi bitabo, ukaba ushobora kubona byinshi bishobora kuba nawe byagufasha kugira ngo ubone ibi bintu by'ingenzi kandi bikenewe. Turaza kwibaza ikibazo gikomeye, twibazo tutese hari umuntu aramutse akoresheje iyi nyubakamubiri ku rugero rwo hejuru, cyane cyane nk'ikomoka ku nyamaswa, kuko nk'iyo usomye neza bakubwira ko nk'iyo ukoresheje amata y'inka, icyo gihe mu zitwa karori, imbaraga umuntu akeneye, igihe akeneye 5% zihita ziba 15, ariko igihe umuntu nk'umwana aramutse yonsa amashereka ya nyina, ashobora gukuramo inyubakamubiri nziza ku buryo imbaraga ziva muri izo nyubakamubiri ashobora kuba afite 5%, ariko akazimarana iminsi 180. naho unyweye amata mu nyubakamubiri z'amata zimuha izitwa karori zingana na 15%, ariko ashobora gukoresha iminsi 47 gusa. Murumva ko zishira vuba kandi zari nyinshi. Iyo umuntu akoresheje muri ubwo buryo inyubakamubiri zikomoka ku nyamaswa, zishobora kumugiraho ingaruka tugiye kubabwira. Icya mbere ni indwara z'umutima, icya kabiri zishobora kumutera kanseri y'amara manini, amabere, urwagashya, impyiko, prostate ndetse na kanseri y'amaraso. Icya gatatu ni ukumungwa kw'amagufa. Icya kane ni ugukuka amatako n'intugu. Icya kane ni ukononekara kw'impyiko. Icya gatanu ni umubyibuho ukabije. Icya gatandatu ni ukugabanuka kw'ibirwanya kanseri muri we. Icya munane ni ukwiyongera k'urugimbu rubi mu maraso. Icya cyenda ni ukurakazwa n'ubusa, gukambya agahanga n'ubwihebe. Icya 10 ni ukuribwa n'umutwe kenshi. Icya 11 ni imisenyi cyangwa amabuye mu mpyiko no mu gasabo k'indurwe ko mu mwijima. Icya 12 ni uguhorana imyanda myinshi mu maraso. Icya 13 ni uko izi nyubakamubiri zikomoka ku nyamaswa zishajisha umuntu vuba. Icya 14 umubiri uhora ukennye kuri vitamine A ndetse na B ya 12. Noneho niyo mpamvu iyi nyubakamubiri ikenewe kandi ni yibanze, igomba gukoreshwa neza, ariko abantu bakirinda inyubakamubiri zikomoka ku matungo. Rero bantu b'Imana twabanye, reka tubabwire ngo Imana iradukunda, niyo mpamvu yatugeneye ubu buryo bwiza bwo kugira ngo tujye twungurana byinshi. Muri iki gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi, kuri iyi page yaho ya 17 haranditse ngo Notre Seigneur Jésus-Christ a venu à ce monde comme le serviteur inirasable de besoin de l'homme. Bavuga ngo umucunguzi wacu Yesu yaje ku isi nk'umugaragu cyangwa se nk'umugabura ufite umwete kandi uje gukiza amakene ya muntu. Il a pris son infirmité, yafashe ubumuga bwe, et se charge à nos maladies, yishyiraho n'uburwayi bwacu, en fait de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. Umugambi we wari uwo kubera igisubizo ubukene bwa mwene muntu. Il est venu ôter le fardeau de la maladie. Yaje ku isi umugambi ari uwo kugira ngo adukureho umutwaro w'indwara. De la misère, umutwaro w'ububabare, et du péché n'icyaha. Yaje ku isi kugira ngo adukize ibintu bitatu: ni indwara,
ni ububabare cyangwa se ni ubwihebe cyangwa se ndetse n'indwara. Restaurer totalement l'homme yaje kugira ngo avugurure umuntu wese. Tere était sa mission, buryo ni wari umurimo we. Il veut pour lui rendre la bonté, yaje kugira ngo amuhe ubwiza, la paix, amahoro, et la perfection du caractère, no kugira ngo atunganye imico ye. Umugambi wacu nuwo, n'uyu Yesu yaje gukora, kuko ibyo Yesu yaje gukora yabihaye n'abigishwa be ndetse no kuzageza ku mperuka, kugira ngo bose bajye babyigisha abandi. Umugambi rero nuko Yesu ashaka kudukiza indwara, akadukiza ubukene, akadukiza ndetse n'icyaha. Niyo mpamvu yavuze ngo il a venu ôter le fardeau de la maladie, yaje ku isi kugira ngo adukureho umutwaro w'icyaha, de la misère, ubukene, et du péché, ndetse n'icyaha. Yaje kudukiza indwara, ubukene n'icyaha. Imana ibafashe, izaduhe imyumvire myiza, buri wese amenye ibikungahaye ku nyubakamubiri, abishyire mu bikorwa, bizaduha imico myiza mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, iyo ari mu isi barishima kuko ibyo izageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Iyo mwamaze kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.